bitwara umuntu ni nko gukunda umwana bakagukunda umvite kayajya ahora wicaye iruhande igeze kuva agiye gusura umuntu hari igihe cy'akazuba k'agasusuro nsanga ku muharuro hari hicaye umukobwa ibyiza yakoreye njye sinzabigira ibanga yarambwiye ati tambuka uze mu nzu uganirize ho gatoya ibyo byavuyeho mubaza uko yitwa arambwira ati nitwa Impuhwe Simbi inseko nziza nayisanganye Simbi indoro nziza nayisanganye Kevine inseko nziza nayisanganye Kevine indoro nziza nayisanganye Kevine Jedi nkabana inshuti yanjye nkunda nzarinda nyamunda isi ifite agahinda Jedi nkabana inshuti yanjye nkunda Kevine nzarinda nyamunda isi ifite agahinda zose izizi humura neza zigatuma ntekereza yacu tukunda Jedi nkabana inshuti yanjye nkunda Kevine nzarinda nyamunda isi ifite agahinda Jedi nkabana inshuti yanjye nkunda Kevine nzarinda nyamunda isi ifite agahinda ikigaragara cyo nuko abantu muri gususurutsa batari gususuruka ko yaba basusurutse baba bakomye amashyi ubone badakoma amashyi ndajyamba
ndayangabanya umwanya mbakira kugira ngo mubyeyi Egide susuruka irimo isusurutsa abashyitsi watumiye muri ibi birori byiza by'amashimwe. Mubyeyi Gasana yampiniye urugoyi nk'umwana warezwe nawe menye icyo avuze. Unkundire tumwakire maze muganire, ariko kandi sijya umwakira, ndabaha umwanya mu mutwakirire. Gasana we karame kabiri ni nakwakiriye, reka nongere nkwakire nyuma y'iyo njyana. Wayumvisha ariko? oya nashimye rwose, wagize neza. ufite abacuranzi beza n'abaririmbyi baririmba neza cyane. Ni karibu rero, turakwakiriye. Niba ushaka kutuganirira tuguhaye umwanya. Murakoze, muratwemerera natwe tubaganire duhagurutse. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo iyo nyir'urugo ateye niyo wikiriza. Iyo usanze abyina ikinimba nawe uragicinya, wasanga abyina igishakamba akaba ari cyo ubyina. Twakubonye uhagurutse turanyurwa, nanjye ndavuga ngo ntabwo ndi buganirize nicaye kubw'icyubahiro nkugomba, cyangwa mbuye umuryango wanyu wose. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza iteka ryose. Muratwemerera nanone twigira imbere, twongere duhure hahandi, yemwe twongere turamukanye aho urukundo ruri, urukumbuzi ntirushira. Uranyihanganira, ndabona inzira ya hano ari ukubanza kuzigura, ariko burya ngo inzira ntizigura uwagaye inshuti. Uwo ni uwundi mugani. Niko bimeze. Urajya ngo twongere turamukanye. Muraho muraho. Uraho neza Gasa? Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Yego yego. Turashimira umuhoza musangiza w'amagambo ku bw'uyu mwanya yagubwiye ngo uduhe tubaganirire. Twagira ngo tubashimire uburyo mwatwakiriye. Yigeze no guca umugani nawe aravuga ngo amaboko azaguha uyumva mukiramukanya. Nanjye ibyo yavuze ndo umugabo wo kubihamya, nanjye nahise numva ko ntacyo turi bure mu rugo rwanyu kandi ari rwacu. Wamaze kubyumva? Mwabampereye amashyi atari yayandi bigeze gusaba. Uko tugenda tuganira ayo mashyi aragenda aboneka ntanayasabye. Ariko hari abatayaguhaye hari inyuma. Bari ab'inyuma hariya? Mwagendanye bariya? Nta mutwari uhakana ingabo, aha bose bicaye nabo twagendanye. Simbizi niba ari uko yasabye, ariko hari inyuma agenda arebagayo. Ngo ntawe yumvise muyongere. Hari usigaye buriya? Oya bakumviye. Ibyo twashima rero ni byinshi. Twageze aha ngaha tuvunyisha mu batwumva, muratwugururira. Tugeze aha ngaha reba ibyicaro byiza mwatwicajemo, none muriho muratugabura ibiry'abami. Imana ibaho umugisha. Turabakire kandi twese turashima n'Imana. Hari umukristo mwiza hariya wasoma ijambo ry'Imana tugera aha ngaha. Imana iguha umugisha. Burya Abanyarwanda baravuze ngo ukoze hasi yibutsa undi buye, yahitse anyibutsa undi murongo wo muri Bibiliya. Muri Zaburi ya 34 umurongo wa 8 haravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugotesha abamwubaha akabakiza muri byose. Yesu nashimwe. Amina. Twashimaga Imana yarinze umuryango kwa Karegeye, ikarinda n'uwo kwa Bizimana, ikatubambishiriza amahema kuri iyi si. Biba ari byinshi, ariko yaturinze muri byose. Amen. Mwayihaye icyubahiro. Icyubahiro ni icyayi. Ubona ko banezerewe. Tujya bari bataramenya abashyitsi